aho ngo natangiye no kumerera inzara nkarya Bibiliya yose. Ukamera inzara ukarya Bibiliya? Yego. Mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi. Noneho twebwe mu kwa kane nari kugigako. Munsi twahuyeho hari gucamo icyumweru kimwe nkagigako. Kwiga ukuntu bazakira nde perezida. Ni igiri twakundanaga. Nje ntabizi. Yego. Utabizi nta makuru ufite. Nta makuru. Ese ikimesha makuru cyari iki? Aho nayo yagaze mu kajagari. Iyo urengeje amaso ubureba za Rusororo za Gasogi za Ndera. Ndamubaza se uzanjyana iwanyu ryari? Arambwira ati ni hariya. Ngira ngo arimo kunyereka muri kadasiteri z'abakire za Rusororo. Naho barimo kunyereka mu irimbi. N'ubu ngubu uwo muhungu witwa Jacques yarashatse n'umugabo. Yarambwira ati inkovu bandiya n'ubu inkovu zo ndacyazifite. Mama nawe rero yarambwira ati uzangura Bibiliya yanjye warayiriye. Ariko warabyaguka imirase nkayikanda neza. Ikamanuka mu nda. Papa nkabimira hanigi bayinkuragamo ariko ntaragira. Aranambwira ngo arankunda ahubwo. Nawe waragiye uriko. Yego ko Yesu. Musi wa mbere s'il vous plaît. Aramera ngo arankunda. Wanyuma ari we kumbwira ngo ashaka kuntwara. Ubwo niyo miso yari imuzanye yanyuma. Turabashuje rero nshuti bakunzi ba Yacu TV nkuko mubireba dufite umutumirwa imbere yacu tumuhaye ikaze ariko mbere ko tuguha ikaze urabanza wibwire n'abantu bakuru bari kutureba. Yego nta kibazo. Nitwa Murwanashyaka Thierry Paruwasi nkaba ndi umukirisitu. Ni umukristo? Yego. Inzira ijya mu ijuru urayikomeje? Ndayikomeje. Bimeze bite se mu nzira ijya mu ijuru? Bimeze neza nta kibazo nubwo umuntu atabura guhura n'ibintu bikomakomeye ariko kubera ko Yesu ari we buzima bw'ibanze bwa buri muntu agenda dukomeza mu rugendo. Dukomeza. Thierry rero uri mu bantu nzi bafite ubuhamya bukomeye ariko twarakubuze pe sinzi Imana burigira neza irakumpaye. Ni iminsi. Ni iminsi ni ibihe. Turashimira Imana rwose kuduhaye. Yego Imana ishimwe. Watubwira rero muri makeya ugatangira Thierry ni muntu ki? Thierry tubona ufite ubuhamya bukomeye kuri abantu baraza kubwumva bihangana ariko banze twibwire. Yego. Mbere na mbere n'ubundi turi mu nzira yo kuvuga ibijyanye n'umurimo w'Imana. Reka dushime Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo Imana ihambaye turagushimiye kuri Imana yumva kandi ikora imirimo. Waratuzigamye uraturinda turwanira intambara. None aya masaha ya none urabishimye ko nicara aha ngaha aho isi n'abantu batureba abanyarwanda no hanze y'u Rwanda batureba dukurikirana. Nyemerera rero uganze kandi tuyoborwe nawe mu biganiro tugirana aryo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. 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 Yego. Hanyuma nge nitwa Murwanashyaka Thierry niko natangiye mbabwira. Mvuka mu karere ka Bugesera. Mvuka aho bita Mayange. Niho nakuriye mu muryango w'abana batandatu. Mvuka mu muryango udakijijwe utaruzi Imana ngo ishirwe ubuntu bw'Imana. Abantu bose bavuga ko bazi Imana siko bayizi. Kandi burya gukomera k'umuntu gutangira ku cyo yabanje kuba cyo. Kandi ni ukuri gukomera k'umuntu n'ubuzima bw'inzira ndende. Yego. Kuba umuntu yagera hagera burya hari icyitegererezo nkunda mu buzima nkunda kurera abigisha nkunda. Bona Revera Pasteur Masumbuko. Uriya ndamukunda nkunda kumukurikirana kuko ubuzima bwe ndabukunda n'uburyo yigishamo abisobanura neza. Yego. Hanyuma mama umbyara papa nakuze ntamuzi.
papa nakuze ntamuzi pole kabisa. mubonye ubu tuvugana ngana gutya Waje kumubona nyuma uje bundi hanyuma abo bana batanu bandi bose barivukana uri mwana afite papa we? bavukira ku mubyeyi umwe na papa umwe. Hanyuma njyewe uvuga ko uvuka kwawe. Yego. Okay. Njyewe nakuze nkurana iki gikomere cyo kutavura abonye papa birumvikana. Ubwo ndakura ndiga garukira mu wa gatandatu amashuri birarangira mbona birananya kubw'ubuzima n'umubyeyi umwe. ubwo papa se wabo bana muvindimwe ntabwo yakwitagaho nta kintu yagufasha? Nabo bakuze nabo batamubona. Bakuze batamubona. Yego twavuye i Burundi mama itasama ahora na papa nyine atamutera inda birarangira. Ubwo ni wowe mukuru? Oya ninjye muti wacu. Niwe bucura? Yego. Okay. Ubwo ngeze mu wa gatandatu mbona ubuzima buranze. Ubuzima bwanze mfata decisions nzi Kigali ndashakisha mbona nabyo biranze. Ku myaka ingahe? 11. 11 uravuga uti ngewe mu wa gatandatu primaire. We mu Bugesera ndi Kigali. Ngitangiye Kigali. Kigali ubwo waje ute noneho? Nazanywe n'umuntu. Yarakuza. Yego. Ubwo ubuzima burakomeza kwitamo undi muntu arambwa Gitseri. Bimeze bite ko mbona ubuzima bwanze? Nanjye rero iwacu bakunda kwinjira mu gisirikare vuba. Umudugudu iwacu n'abantu bafite abasirikare benshi cyane. Njya mbara nkasanga urugo rw'iwacu nta muntu ufite umusirikare. Ni abasirikare benshi. Nanjye mita njya mu gisirikare cy'imyaka 15. Kubw'ubuzima mbona byanze. Njya mu gisirikare. Baragukundira? Yego. Ku myaka 15. 15 rwose bite n'ijyaga nari mfite uko nareshyaga. Ngo warabeshye? Oya ntabwo nabeshye. Wabeshye imyaka? No. Oya ntabwo nabeshye. Baragufashe gusa ko? Baramfashe ndagenda. Mba ngiye ku ikosi. Ngo byari byemewe gufata abana ngo icyo gihe? Yego 17 ko promotion yanjye yose niho twagendeye. Mba nkoze ikosi. Nkigerayo nkigera mu gisirikare mba napasinze mba ndambaye mba ngiye nita mu military police. Ngiye muri military? Niho nabaye niho nabere musirikare nambariye. Ubwo nkomeza igisirikare ntabwo nasengaga icyo gihe. Wacu n'abakatolike niko nakubwiye banywaga inzoga nanjye narazinywaga rwose. Ubwo njya mu gisirikare abona ku murindi wa Kanombe hano hari abafungwa ba gisirikare niho narindaga. Hari ku wa gatatu sinzabyibagirwa 2013 nani 2012 yego. Nta nubwo ari kera. 2012 yego. 2012 umukobwa araza kubera ko basura ku wa gatandatu abasirikare no ku wa gatanu no ku cyumweru ku gatanu no ku cyumweru. Umusukobwa aza ku wa gatatu arambwira ati aha niho basura. Ndamubwira ati kubera iki mbajije siko basura ku wa gatatu? Ndamubwira oya basura ku wa gatandatu no ku cyumweru. Namusobanura? Yego. Narambwe ngo ndabimenya fande. Mba abanyatsi nimero yanjye. Mba ndayimuhaye abaranambike nanjye mbikiye. Ku munsi wo ku wa kane ndataha saa 9:30 za kumanywa. Sinzi uburyo yabimenye kutashye. Yego. Abarampamagaye. Baramwe mfande muraho neza mwasoje akazi. Ndamubwira yego. Ko ndi mu kajagari se ka Kanombe twabana nkagusuhuza. Ndamubwira nta kibazo. Mukobwa tutuje turabonanye turicaye. Utaratereta se n'ubwa mbere wari ute? N'ubwo nje ntago njye mu by'abakobwa cyane nkiri muto. Nibwo bwa mbere twari duhuye gutya turanakunda ataranambwira ni sinzi cyara mpamagara. Urumva twaye ku wa gatatu ku wa kane arampamagara. Kare murongera murabona? Yego. Utorogoye icyuki mu muhanda. Grand frère.
cyangwa ni bya bikobwa oya bisanzwe? umukobwa yari mwiza. Hari umuntu ureba ntumubureho inenge. Hari umuntu ureba ntumubureho ugasanga nta nenge afite, ukabona byose arabyujuje, ukavuga ati iyi Mana agiye kumurema ahari yatuje. Reka mbive mu mvugo y'abantu njya numva ni ikiremwa cyo kuwa mbere, niko yanga yajyaga avuga. umukobwa nkimubona ndavuga ati uyu mukobwa nuwahehe. Abonye umukobwa mwiza, abasirikare bakunda abakobwa, we ntabwo bakunda, ntabwo ari bose. Hari ikintu cyitwa karagita z'umuntu. None se uvuze gutyo abantu bose ntabwo bakunda abakobwa? bavuga ko ni nko kuvuga ngo abantu bose ni indaya kandi bose ntabwo ari indaya. Ntabwo ari indaya, ubwo ni karagiteri buriya y'imibarire, ni karagita z'umuntu. Rero ntabwo wazidefira ngo uvuga ati abasirikare bose muri rusange ni indaya. Oya, hari n'abakristo bubaha Imana. Indaya hari n'abakristo bubaha Imana. abapasiteri ndabizi mu gisirikare barimo. nigeze gukora igiterane cy'abasirikare cyiza cyane. Yego barimo kandi ndizera ko wayibonye. Umukobwa tuba turahuye kuwa kane, umunsi wa kane saa 9. Oya, n'umunsi wa mbere kuwa gatatu, kuwa kane nibwo twaye live. Nkimureba ubwo wagira ngo ndagashashi kari ku maso ansanze ku kazi aho ngo nibwo yese rero sasa nta ndambaye uniform nibwo nahise mureba ndavuga ati uyu mukobwa baho. Ndavuga ati uyu mukobwa mu Rwanda ariho. Ndavuga ati kweri ndamaze usirifuza iki? Arambwira ati nta kindi nifuzaga ko wamfasha ku gatandatu nkabona umuntu wanjye. Ndavuga nta kibazo rwose. Umukobwa ku munsi wo kwa gatanu hari mu kwa kane, ku munsi wo kwa gatanu turongera turabona saa 9:30. murahura kwa kane, kwa gatanu mwajya murahura nabwo arongera barampamagara kwa gatanu kandi. Yego, kandi ni ya saha ya none, ya saha saa 9:30. Isaha imwe. Uyu mukobwa wumve ntabwo yarenzaga n'isegonda n'umuntu ntabwo yibeshyaga. Bajya kubona saa 9:30, saa 9:30 akamamagara amasegonda aramwe, iminota ari imwe yafataga mu mutwe. Umukobwa tuba turaganiriye kuwa gatanu turaganiriye, arambwira ati no sinagusa nanagukunze. Umukobwa we arakwibwirira we arabinyibwira ngo naragukunze kandi nta n'inenge afite, nta nenge habe ku ntoki, habe ku nzara, mu miterere, mu nda yari mwiza. utoraguye inkumi nziza mu kazi. Umukobwa arambwira ati naragukunze, arandeba araguhamagaye isaha imwe, yego tumwe minota 30 isegonda zimwe kwa gatanu, ari nabwo yambwiye ko nkunda. Gatanu ahita akubwira ati ngenda ndagukunda. Nanjye numva bindimo, yamubwiye ati byose binzamo, yamubwiye ati ndagukunda rwose. Ntaye ndagukunda. Ubwo namurebaga gutya nafati ngo byanze bikunze, ntago nabona physical, ntago hari umuntu bureba ukabona hari aho tamuhera, hari bitamubwira. Hari ahantu tagera umubwira ibintu byo ku mpande n'impande. Umukobwa turatandukana, ntabwo twatindanaga. Ntabwo mwagendanaga? Twahagaraga mu kajagari, ntabwo mbwiraga ko twicara ahantu. Mwarahuraga mu kajagari duhagaze aho tukaganira, marangiza agatagenda. Kuwa gatandatu nikomereza imirimo yanjye, hari mu kwa kane. Hanyuma mu kwa kane mu gisirikare, uribuka ko mu kwa karindwi habaga independence, sibyo? Ni umunsi wo kwibohora, sibyo? Kandi umunsi wo kwibohora wabaga mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi. Noneho twebwe mu kwa kane nari kugigako. Umunsi twahuyeho hari gucamo icyumweru kimwe nkagigako, kwiga ukuntu bazakira nde perezida cyangwa kwihugura muri stade. Kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere twakoneye icyumweru n'iminsi nk'itatu, tumera nko dukundanye nk'imyaka 2. Icyumweru n'iminsi 3. Yego.
muhurira mu nzira ni mu nzira ntabwo yemeraga ko twicara ahantu ni uguhura gusa tukaganira nta fanta twanywaga nisheri mu muhanda nisheri gusa mukanagendana ariko mugatera tukagendana ngo dufate mu kiganza umukobwa tuba turaganiriye hari kuwa gatanu buri buke ngenda hari mu kwa kane yego na 12 mumaranye icyumweru yego turakundana umukobwa hari kuwa gatanu muri icyo cyumweru nahuye n'akaga hari ukuntu usenga uburaho ntacyo wishe nta nicyo ukijije bameze gutya ntushyushye ntukonje uraho urakaza uyaza isengesho ryawe ritarengamye yego birangije umukobwa turasomana abatwaye amacandwe yanjye ku munsi muri icyo cyumweru cyawe cya mbere icyumweru cya kabiri muri gukundana muranye ibyumweru bibiri no twagiye kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru yego urumva deja ni icyumweru n'iminsi 3 sibyo duhera kuwa mbere sasa icyo cyumweru nicyo twagumyemo turakundana muri icyo cyumweru ariho habayemo ibyo ngibyo ntitwaryamanye oya twarasomanye antwara amacandwe mwarasomanye atwara amacandwe yawe yego kuwa gatanu arambwira ati shushu uri hehe cyangwa ashira uri hehe ndamubwira naruhutse rwose ngo tubonane ntakoze uri kwitegura kujya igako umukobwa tuba turahuye abarambwira ati nza nambaye rinete akizibona abarambwira ati sheri ko nkeneye rinete zawe wazimpije basi mubwiza ukuri ntabwo wakwima sheri ntabwo bibaho wakwima se umukunzi gute se ntabwo wamwima tudashaka rinete zawe tumubwira ati se sheri ko izi rinete zimfasha ku muyaga izi rinete turazishakira iki ikintu yarambwiye ati niba unkunda zime ndazimuha nawe mu gitondo uraza kuzima urazijyana uzirarane mu gitondo uraza kuzima gutenda saa 6 umukobwa mba ndazimuhaye nkizimuha ahita nsezera ariko muri uko guhura muri icyo cyumweru tweze guhura muri mwe hari kuwa kane nanone mvuye mu kazi ntaruhutse ariko aho niyo yagaze mu kajagari iyo urengeje amaso uba ureba za rusororo za gasogi za ndera ndamubaza se uzanjyana iwanyu ryari arambwira ati ni hariya ngira ngo arimo kunyereka muri kadasiteri z'abakire za rusororo naho barimo kunyereka mu irimbi ntumbwire ko uba uri gukundana ni muzima hanyuma ni igiri twakundanaga njye ntabizi yego utabizi nta makuru ufite nta makuru ese ikimesha amakuru cyari ikihe ubundi hari ibintu bisaba kurebesha amaso y'umubiri hari n'ibindi bisaba kurebesha amaso y'umwuka sibyo hari ibintu bisaba gutekereza hari n'ibindi bisaba kwanariza hari n'ibindi bisaba inkuru njyewe ndatumva ndavuga ati uyu mukobwa buriya uko asa ni hariya neza nkareba fiziko uko asa imiterere imigendere ndabyibuka ku wa kane w'icyumweru yaje yambaye ikanzu sinzabyibagirwa ifite agapasuwa kagera hano hari ikanzu ya goruje zaje zifite akaboko kamwe niyo yaje yambaye nibwo nari nyibonye ngewe abantu bose baramufotora iyo kanzu nyibona yamamaye ahantu hose umukobwa turahura kubwiza ukuri ibi bintu iyi si irimo ibintu bitandukanye bisaba kwitonda none se tuvuga urimo turi kumwe gutya ariko nshobora kubaza ngo urinde hanyuma wowe izina ryawe ushobora kuba ntazi wowe izina ntabwo ari ryo muntu hanyuma kandi wowe ushobora kuba atari wowe hanyuma wowe nyirizina ni wowe w'imbere urimo imbere muri wowe w'imbere ni wowe nyawe
hanyuma wowe uyu nguyu tureba ahisha uw'imbere, hanyuma uyu mukobwa kumumenya byasabaga andi maso areba ibyiherereye. amasengesho kweri. nkubwire ngo iwacu ntitwe dukijijwe, twari abakatolike, mama ari umukatolike. ari no kumenya iyo biva n'iyo bijya. Yes. Umukobwa kuwa kane arantungira agatoki arambwira ngo iwacu ni hariya, kandi yaguciriye amarembo. mubwire yose yanyere nk'umubwiye ngo ni urugero iwacu ni hariya, nawe nkubwiye hehe nta cyerekezo. hanyuma nkubwiye ngo iwacu ni hariya, wahita ubona ko ari zariya za hariya ubona muri ya misozi, wahita ubona muri aya mazu y'amakadasiteri, nta handi wahita ureba. nanjye nta handi narebye ni aho ngaho za Rusoro muri aya mazu akomeye. wowe umukobwa mwiza uhita wumva ko ava mu gipangu. Yego. Umukobwa arambwira ati igihe nikigera nzakujyana. igihe nikigera ndamubwira ati nta kibazo rwose sheri tuzagende. arambwira ati igihe nikigera rwose tuzanzakujyana. twari dufite urukundo mu rwego watureba ugasanga tumaze imyaka 2 dukundana, kandi ari icyumweru n'iminsi nk'itatu yonyine. dutandukana kuwa gatanu sasa, tugitandukana na rinete zanjye. burya umubwiza ukuri, impamvu Satani akurwanya n'impamvu Satani yirukanka ku bantu nuko atarabona icy'ingenzi. hanyuma icy'ingenzi nta kindi namara kukibona azakureka. hanyuma impamvu Delila yarwanyaga Samusoni nta kindi, yamushakaga icy'ingenzi, yamuraga ikintu cy'umusatsi wenyine gusa, niyo ashaka kumwogosha. kuko ubivuge ko Delila yari mu Bafilisitiya, yari umufilisitiyakazi, sibyo? Samusoni we ntagire amaso areba Delila inyuma ngo abashe kumenya uyu muntu turi kumwe ninde, nuwahe, akomoka he. ariko Delila akamubwira ati ngire ngo urankunda. cyari icyumuro gituma anesha Abafilisitiya. hanyuma Delila we ubwo yari misiyo na bene wabo, kandi ntabwo yumvaga kumena ibanga icyamuzanye. nta nubwo yari kuba yivuyemo, yari kuba natanze bene wabo. hanyuma amaze kumukura umutsi nta kindi, yahise amuvaho aramubwira ati Samusoni wapfa, yiri kuhumure biranga. amaze kumwogosha sha abaderera kandi ni benshi. uzagare kwa Rubangura, abarebare, abagufi, inzobe, abisize, abitukuje, abagenda uko batari, abitwara uko batari, abava muri Vewiti, abava muri Benz, abava muri Range Rover, abo bose ntago wabasobanukirwa turetse andi maso. uyu mukobwa nkimara kumuha rinete yasansezera ati bayi kuko yaratwaye icy'ingenzi. ntago wigeze ugira impungenge ze kuba oya impungenge zihe? we wumvaga ese ari ukuntu simbizi wenda wowe mukundana ko byaba bimeze, ariko ubundi akenshi abakobwa bakundana n'abahungu usanga badashaka kurekurana, sibyo? ngiye nkubwire, mu cyumweru n'iminsi 3 ntago wamenya umuntu, aba ari gikeya. n'ababanye n'umugore n'umugabo babana ntago umuzi, aba ari gikeya. hanyuma uyu mukobwa nkimara kumukomba dutandukanye ndamuhamagara, nimero ye nkaza numva ingoma n'induru nyinshi gusa n'umuziki, nkavuga se uyu muntu yagiye muri Kadarake se ni muntu ki? yaramfataga nkumva ingoma n'imiziki gusa byonyine. kuva munsi ni nabwo duherukana kuwa gatandatu buracyangiga ko maze y'icyumweru kimwe cyonyine gusa igako. yego hari kuwa byibutse neza hari kuwa gatandatu rubukire ku cyumweru kuwa mbere. Urabona mu basirikare baba baraye ari amadorotwari cyangwa se baba bameze nk'abarara muri interina, bafite amahome yabo. hari saa 9:30
hari saa 9:30 z'ijoro turyamye ntangira kuva ku buriri nikubita hejuru. Uburiri burabyina nkaza mva ku buriri ngewe kuryama ubaza urambije ukazajya uzamuka n'ikintu kikuzamuye kukubita hejuru ukongera ukamanuka. Abo turi kumwe bireba barirukanka, abantu barabibona ko barirukanka rwose. Bantera urushinge banjyana kwa muganga, bantera urushinge. Nkubwire ngo hariho amasasu adakora, hariho amaranka adakora, hari naho titire zidakora, hari naho amafaranga adakora. Hasaba imbaraga z'Imana. Bantera urushinge umubiri wongera tubyimba, babirebe baravuga atanga ntago ari ahacu. Bahita bahamagara i Kanombe, bahamagara ambulance iraza. Uw'umutwe ngeze i Kanombe, uw'umutima abo ni abasipecialiste bangezeho, ntago ari abaganga basanzwe n'abadogiteri. Uw'umutima n'uw'amaso barareba biranga ngo bangeze ku muganga mukuru w'umunyamwuka, sinibuka n'izina rye. Abwira mama, aramubwira ati uyu nguyu nta kindi arwaye, ni imbaraga z'abadayimoni. Yari afite amaso y'umwuka. Imbaraga z'abadayimoni zaramufasha. Yarabatiye uyu nguyu yaterese igintu, tamwe yaterese igintu kwa Sonia. Arabimubwira pasiteri. Nani pasiteri umugabo. Yateze igintu kwa Sonia. Ntandi umwerekeza ni kwa ni mu banyamasengesho. Nari mfite mama wacu. Ese ko iryo gini ryitwa Sonia koko? Oya. Gusa amazina yambwiye ryari ririmo. Ntabwo hari ririmo Sonia. Ryari ririmo. Ryari ririmo. Yego. Yambwiye amazina 3 harimo na Sonia. Mama yari afite mukuru we uba hano mu Nyakabanda Kimisagara. Ubu yarapfuye. Yari umukristo, abana barabakristo basengera mu Nyakabanda kuri paruwasi. Hahoze ari paruwasi, ubu ngubu ni umudugudu wa Muhima. Birangije umukobwa, ubwo ibyo nkore nawe wabyumvise, mama baramfashe, ubwo dayimoni abamvugiyemo, bose namvugiyemo, aravuga ngo sinshaka kuzajya wambara inkweto guhera uyu munsi, ndashaka kuzajya wambara ibirenge kandi kugenda n'amaguru gusa. Hanyuma arambwira ngo kugira ngo ukire fata mama wawe ku ngufu. Uwo mudayimoni. Kugira ngo ukire fata mama wawe ku ngufu akubera umugore. Ryo rigagutegeka muri wowe. Yego. Mama birebe nawe aratinya. Yego. Mama akabyumva ko ari ko byarabaye live. Yego. Mama akumva ko igini we rikamvugiramo. Yego. Mu banyamasengesho. Mama ntirikira yari akijijwe n'ubundi. Mama abanjyanye aho ngaho kwa mukuru wa mama, nabo ndaharyamye. Hari mushikanje kwa mama wacu nyine aho ngaho, umudogiteri nawe umuganga abaga i Kanombe. Mama ndahajya ari mushikanje witwa Flora, ubona muri Naziyo nimbaga Nazire mu Nyakabanda kuri murwari yaho. Nkigerayo narafashwe ndaje n'undi mvaze nkikubita hejuru. Kwa kundi. Yego. Abantu baraza barasenga bakubitaho biranga. Mubwire ngo impano yo guhanura, impano yo kwerekwa si igisobanuro kigaragaza ko uyu muntu afite imbaraga zirukana abadayimoni. Ntago ari igisobanuro. Nkivana hasi nkikubita hejuru, nta muntu umfashe na n'umuntu nteruye. Nkava hasi nkikubita hejuru, ikintu kikabyimba mu nda, ndikatumba ikazamuka, nkagenda nk'inzoka hasi. Yego. Basengere biranga, bafata icyemezo cyo kunsubiza iwacu. Hehe ubwo? Mu Bugesera. Cyangwa se nkagera mu kigo, nkajya mu kigo ya gisirikare. Mu kigo se bira bari kukwemerera? Yego. Urwaye gutyo? Imodoka yanzanye inshuro 2. Babona biranze batabangomeza mu rugo aho ngaho mu Nyakabanda. Hari umumama utuye mu Magarase
waririmbaga mu Gakinjiro w'umurokore nawe umunyamwuka, yari umuturanyi wabo abirebe atavuga ati ngiye nk'umucunguzi nawe waje ku buzima bwanjye. Ntabwo nari muzi, nawe ntabwo yaranzi, nuko yari aziranye n'uwo muvandimwe wa mama umbyara. Abonye bagiye kunsiba banereranye, aravuga ati nongeye mu mumpe, yishyiraho umusaraba ariko uzabyara n'inyungu. Anjyana iwe, afataho abahungu baryamaga muri iyo nzu abashyira mu nzu nini. Yari afite umuhungu arera w'umuhanuzi w'umunyamwuka w'umunyamasengesho witwa Jacques. Baransengera, haza umukobwa umwe witwa Fufu wari muri Kenya, mushinge kwa mama wacu n'ubundi. Baransengera, batangira bajya kuri kondisiyo, baransengera basengera amezi 3. Amezi 3 basengera amezi 3 kubita hejuru. Yego aho ngo natangiye no kumerera inzara nkarya Bibiliya yose. Ukamera inzara ukarya Bibiliya? Yego. Izo mbaraga ko zari zikomeye cyane. N'ubu ngubu mu gihe abandi bademone batinya aho bibiri. N'ubu ngubu umuhungu witwa Jacques we yarashatse n'umugabo. Yarambwiye ati inkovu bandiya inkovu zo ndacyazifite. Mama nawe rero yarambwiye ati uzangura Bibiliya yanjye warayiriye. Ariko warabijyaga ukayimira se nkayikanda neza ikamanuka mu nda. Papuro nkabimira, hari n'igihe bayinkuragamo ariko ntaragira.